neza umviye kurebera iwanyu bakuru wowe igihe twabanye igihe twabereye inshuti ntabwo ubuzima uruko ntabwo wari wamenya ngo ngomba kuba ntabwo nariyo mazi ntabwo nariyo nzamukunda kuvuga ese hari unageze iwanyu Eric simubone no kuri phone nkaba namubuze bwa nyuma nanjye ntabwo mwiza rero amaze iminsi ibiro atari mu rugo ntabwo mwiza twaramubuze ariko sinzi ni umusore ashobora kuzaza asanga yagiye mu birori ntabwo tubyitaye kubera ko yari umusore arakuze namaze Eric wasanga afite ikibazo umuntu mvukana nawe ushatse kumbwira ko unkundisha mumaranye umwaka mukundana ushatse kumbwira ko uguturusha ntabwo muzi byinshi ariko nyine mu mwaka tumaranye hari tumwe muziho mu ngeso yabakora tumwe muzi ese ubundi yari asanzwe afite akazi aha wasanga amaze iminsi ataguha amafaranga aha naricyo kinzanye ariko nayo yampaye nayakiye asanga undi se nanjye nkabamukunda aha ibaze ko twe mu rugo tunaburara afite amafaranga ariko nayadetuka nakenera n'ikintu akayatwira musi yaba afite amafaranga nkaje kuyamba mwe muri burara ariko si Eric urura muyobeye Eric ndikumva ahari uzingeso nziza ariko imbize utazizi ko nabanzi ingeso mbi zose ntabwo yaza kuma amafaranga ngo mwe mu burari wanyu mu rugo ariko Eric uramukinisha uramuzi wowe mu mwaka tubanye munsi wo duke mu ngeso nziza mu ngeso mbi nta kintu muzi ariko zikuna Eric ari umugome aho ntabwo wabimenya pe ubundi wowe ntabwo impamvu utabimenya ni uko mutavukana njyewe tuvukana njye ntabizi bwanjye dusheriwe muri sheriwe ntacyo bitwaye ariko ingeso ze ntabwo uzizi kurusha njyewe wowe ndi kubona nta kintu kizi muri kumbwira reka nigendere ubwo tuzangira tugahuza wagendera gufasha amaguru naribi izuba ariko riteye uyu mukobwa ibyo ufite byose bishira hasi ege ko Yesu umwami ubwo so ninde tangiye kunyibagirwa wibagiwe n'ijwi ryanjye ubwo urukundo rwatangiye gushira ntabwo nenzi ko ari wowe wazi ko ari njye wibagiwe ijwi ryanjye neza neza gusa kubera tumaze iminsi myinshi tutavugana narabyubagiye ubwo ngubwo bivuze ntabwo ukunda nyine tu oya ndagukunda ariko kubera wari umaze iminsi utamvugisha urukundo nyine rwari ruri kugenda rurashira ariko ubwo ngubonye agatima gasubiye mu bitereko nyine nawe urabyumva uzi ko njyewe nakwibutse erega impamvu wanyibutse urankunda kandi nanjye ndagukunda impamvu nayo ntangiye kukwibagirwa rero twari tumaze iminsi myinshi tutavugana nuko nyine niyo mpamvu nayo narakwibagiwe ariko ubwo twongeye guhura ntaribi ko nshaka sikuza kunsura mu uri bushwi abahungu b'iki gihe twarabamenye ni ukuza umukobwa yagusura ugasanga uramubwiye ngo ndutaha utajyanye tugasanga mwasashe rwose ibyo byo turabizi nanjye mfite intebe yo kwicaraho tuzaganira muri salo ntabwo twajya mu cyumba ashwi uri bushi ubu twarabamenye twabamenye amayeri umbabarire ndabiwacu wapfuye ujya n'uwapfuye gutyo yahise yipfira arigendera njyewe inze kugusura iwanyu haba ari wowe uzaza kunsura se umva nyine uba uri wenyine uri kugira nzaze abari gani uhita urangiza ubundi ko ndikubona ndi kwegera mwari ndabona ngo pompom kubera erega visiyo tugezemo ntabwo ibisaba nyine ngo umuhungu yegerane n'umukobwa ngaho muteze ibiganza byawe birenze oya nta birenze kuva ari ibiganza nta birenze ese wabuze impamvu nahise kukubwira kugira ngo zimusoreze nshaka kukurekana nyine ababyeyi banjye ko ariho nzaporopoza ariko ari nta wundi waba uri uruhare seriyesi niyo mpamvu nyine
so ntabwo nari mbizi nyine nayo niyo mpamvu ari ukumva mvuga kuriya ariko ubwo mbimenye ntari binzazi uzasanga hari n'ibintu byose n'ibintu ariko njyewe nkubwire sinzasange ndamuntu uriyo perezida kandi ndimo kukubyaza barimo ababyeyi banjye nyine tuzabanje kugaragaza kuko nta wundi mukobwa uragira mu rugo njye narinzi ngo uzaba uriyo wenyine hari ukugerayo njyenyine ugasanga uramvatiranye dore ko n'abahungu b'ubu mutoroshye ibyo ntabwo nabizana sawa ubwo ngubwo tuzongera guhura nje kugusura nose ubwo nzaza ryari uzaza muri ku cyumweru cyangwa ku sabato ariko niho byaba ari byiza ku sabato bavuye gusenga ku sabato nzaba nagiye gucuruza ibijumba bya mere uzaze ku sabato nimugoroba aze rero ngewe uzi ko papa saa 8 aba yagiye mu kabari ka Nyanzovu kandi ahitaga amereza ipushu urumva rero aje kumbereza ibyo guteka akambura yandukagura akumva ngo nagiye gusura abahungu wapoza kandi nzaba ngiye kwerekana iwacu nose uzaba uje kunyerekana iwanyu nuko ngiye mu rugo ariko uzi ko wikunda nawe uzanjyana yo nyine rebe sha papa ndabona ari uzaze ku cyumweru cyakora ku cyumweru aho uzaza ryarese nzaza saa 1 suzaba watetse si suzaba watetse ubwo ngaho uvuga saa 1 ubwo waba nguyoke ntabwo wasanga nabyutse kandi bisaba kubyukubwiza saa 1 gitegura nyine turi ngo kwitegura ngo umushyitsi mukuru kabasore bo mu bakire nimba muba mufite ubwenge niba ndabwo ubwo ngiye ubyukaga saa 10 z'ijoro unzumbye ubuzima ntari nyine wowe ufata uko bishaka ariko wowe gusa mukeneye saa 8 cyangwa saa 7 gusa ndigura ndakubwira wa muhungu we nzasanga iwanyu bariyo azaba ariyo nyine nusuri kubona ndimo kukubesha sawa ejo saa 8 tugomba guhura isi nzaza n'ino jipo tangiye kumesa twenda twanye erega nanjye uzambaye neza batazakunyuza mbaye neza si warazinguriye uyada ngiye nzaza nambaye ya jipo ya mama yangwira yayindi yego hari ijipo yambaraga muri 2002 arayibika ngo nzayambara nanjye ngiye gushaka iyo niyo nzazana zazama akantu kagufi ako wibagije ko papa ari umurokore yego ndaguzi katsengeshaga nubwo nkwaga inzoga papa sino uzakwijyanira sinimba atazanyijyana nawe rero nduzanjana ubwo ngewe njaka yuko nzaza nambaye ijipo ya mama ndamamini ngiraga sana aribi uzaza wambaye uko ushaka ariko saa 8 ubwo uzaza uzabure sasa nzaza kandi nzasange wanatetse nzuru kumva tutari kukwitegura bya biryo byo mu bakire byo mujyaga inyama n'agaki humura ni nkuko tuzayiteka nta bwoko yego ubundi ibyo ngiye nibyo mba njaka ahubwo bayi gusezera ariko wa muhungu we sinakubwiye ngo ndawe iwacu upfa gutyo none iwanyu bapfuye gute bapfaga neza bapfaga basezeranye aho narebeka nze tujye kukwitegura sawa bayi tuzongera duhure wari umeze neza none si nta kuntu wanyine wambwira ngo ku gastori gakeya ukuntu ubona uzana Arise mwari mumeze Arise ni inshuti yawe Arise buriya Arise nyine wo kwa Eric uzi bashira wanjye Arise ni umwana mubi bura uzi ibintu ajya avuga nta nikiza kuvugaho ni biki bibi wumvisha mvugaho Arise ajya avuga ngo weho ukuntu akubona ngo mbese ukuntu weho umeze ngo nukugenda ugakora mbese ibintu nimba ugeze ku muntu mbese ukaba wanamwaka n'ibyo byose nibajya mbwira ndi kumva ufite amakuru menshi da amakuru menshi ndayafite ahubwo se kakubwira imitungo y'iwabo yose yarayikumariye
Njyewe se weho siko se Alisa ajya ambwira. ibintu akubwira rero ntabwo ari byo. Nibyo turahorana kenshi tuba turi kumwe nuko utabimenya, tuba turi kumwe buri munsi akambwira ukuntu wabona Eric mbese ariko ngubwire ngo Eric ukuntu ameze pe sinzi nimba nabyemera, sinzi nimba nanabifata ko biraho ari Alice ari na Eric bose kimwe kuko nta n'umwe kuvuga neza numva bari kuvuga ngo Eric ni sheri wawe ariko ntago njya mbyemera. Sinarizi ko Alice yankorera ibyo bintu we na musaza we. Alisa si wamenye ibyo wanashoboka kuba ibyo kuko baravuga ngo weho ntago bazana gushingira musaza wabo ngo uri kijya barezi. Ego mane njyewe Niko Alisa ajya ambwira we na musaza we. ni amagambo yabo ariko njyewe ntabwo ndi kijya barezi. Ushobora gusanga atari amagambo yabo nyine bo babikora mu byabo. Nawe nk'inshuti yanjye si kubyemera ko ndi kijya barezi. None ko ariko babivuze babivuze nyine barabivuze ni iminwa ariko ntabwo wari wambura ndi ibyo byabarezi byabo. Nyine ibyo byo nabyemera kuko nyine Eric uri sheri we wanasanga ari byo kuko we muramenyeranye cyane igihe cyinshi muba muri kumwe na Alice ntago mwabura kuba inshuti ari ngamushikira. Reka nigendere ndikona nta kintu kizimuri kumbwira, reka nigire kwirebera Alice mwibwiriye amakuru. Okay ndakumenye umaze kumbwira ye nanjye ugiye kumugenda umubwira yanjye. Ntago ndi buyamubwire kandi n'ibyo navuga baba bivuze. Genda ndakumenya igihe usigaye ubwira utugambo nawe. Ntago nubwira ahubwo baye urugendo rwiza. Yesa. Cya cyuma kirihe ko ngiye guhaza? Nagiye uriye. Wakimoye ura niwe naguhaye icyuma ngo kijyane ko naguhaye icyuma ugenda ukibikena kubyo ugenda ukimuye. Yakijyanye gucungo ninge yakinya. Umva tugenda ukizana ngiye guhata ndabikeneye nuhuhe. Weho gumuhagarara ndagucakagura nutaza nicyo cyuma. Umva katujye kumureba tumubaze navuga ndacyura kizaye. Wacha cyuma kiriho. Icyuma kiri yaguhaye kiri. Yari cyumba ambaye nakiguhaye subi yakanisa wakimoye agiye gukora yaragiye guca ingoni wagiye ukiba mama wawe ingo eneho ngewe nigendera kwikinira agapira mba wasigara guca ingoni ijya kuragira urazana kiriya cyuma zana vuba ngiye kujya guhata mu bitari byo ndagukubita genda uzane cya cyuma yenda gondimo genda uzane cya cyuma cyangwa mujyane ni mwebwe mwagitaye mugishake nimuza mutakizanye ndabakubita mwihute yambaye icyuma. Umva rero wewe urabizi ko icyuma twakijyanye mu misigati ukagita rero katwiruke atadushwitagura. Agase bebera vamo. Ni wowe wagitangiye kwiyirukira gusiga. Ninge wagitaye. None ukumbeshera. Urabizi Cynthia ndamuzi. Ubura ni mushiki wacu. Ahubwo katwiruke. Yadukubita. Nayi. Yiruke. Ibyo muri kuvuga byose ni mugibigira vuba munzanire icyo cyuma ngiye kwihatira. Wewe Sadirika myude ndatabacha maguru myude